turebe iyo video yawe. wari wataye ubwiza bwawo bwose. N'ibyaha byanyu byatumye ishinyagurirwa kugeza aho gupfa. Watinze hasi ingingo zarekanye n'indoro yanjye yazimiye. Ntiyari ikiri isura yanjye, ariko umubyeyi wanjye we yarabyubashye arayisoma, maze amarira ye yisesa kuri urwo ruhanga no ku ngingo zanjye. Wowe nk'umuntu wagoye gutunda mwese mwaramubonye, iyo mwahuye yagoye gutunda ku kigero kiri hejuru ntabwo wumva umwuka. Tuzuzura ni bande bashaka kuba inshuti na Roho Mutagatifu? Mwese Bikira Mariya adusabire ubugabire Roho Mutagatifu. Ikindi nshaka kuvuga tukiri aho ngaho, Bikira Mariya wagiye gusura Elizabeth Mutagatifu warangije asingiza Imana.
ninde wibuka igisingizo bikanze roho yanjye irasingiza Nyagasani n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana ngubu atubera urugero rwo gusingiza ngubu n'amasekuruza yose yitumuye atandukanye n'abandi bakora ariko njya nkunda kubaza abantu ngo ubundi yaba atandukanye n'abandi bagore bifite uburenganzira bwo gusuzuma bariza kugenzura mwicaranye ngo abantu bakabikira Mariya ubundi bakubonye yabatwaye Kristo yaratuzuriye ngo amasekuruza yose azamwita ushobora byose yambareye izina rye ritagatifu. Biratangaje bahoze batwereka abantu batandukanye umubyeyi we cyangwa se umwana we cyangwa undi muntu w'umuryango bakweretse mwagenda biga hano bakavuga basesekaje bamutse icya gatatu uwo mubyeyi Bikira Mariya izo mu batwigisha zisobanuye ko Imana yemera kubabarana nawe. Kristo yazakuzwe abajene urwo rugendo muri hagahe bazarugendo Mana urwo rugendo muri bangahe bazarugenda urwo rugendo rujya ushaka Nyagasani Yesu kugira ngo ubohore natwe tubohore utubohore Nyagasani Yesu bohora abavandimwe bacu Nyagasani Yesu tubohore ku ngeso mbi Nyagasani Yesu tubohore ku irari Nyagasani Yesu tubohore ku busambo Nyagasani Yesu bwira Nyagasani ushaka ko tubohora Nyagasani Yesu Yesu nshuti y'abato Yesu dukunda byahebuje Yesu wahamagaye intumwa ukazohereza tugushimiye abajene wahamagaye kumukora arabahisemo kwiyegurira abanga
utubwire icyo udushaka kandi imbaraga zo kumusura. Utwumve Nyagasani Yesu. Yesu. Yesu ukiza abarwayi, ababyeyi bacu barwaye, barwaye indwara zo mu nda, barwaye indwara zo mu mutwe, barwaye izindi ngingo z'umubiri, amaboko, amaguru, abahanzweho na Roho ubakize. Papa, waba usundi wundi watubwira tubwira Yesu kandi tubwize. wafata positeri mu bitotsi waje ibintu uri kuvuga biri kujya muri kamera cyane sa nahaye abanjye kubaho kugeza aho mapfira. Dawe Mana ihoraho, ngutuye ibikomere n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristu kugira ngo bikize roho zacu. Nyagasani utubabarire. Abakristu bapfuye Imana nibabare baruhukire mu mahoro. Igihe Yesu yitanze igihe cyose wampojeje shushanya uruhanga rwawe kuri roho yawe, uruhanga rwanjye kuri roho yawe. Dawe Mana ihoraho, utuye ibikomere n'amaraso by'umwami wacu Yesu Kristu kugira ngo bikize roho zacu.
tukajya ahantu hari bya birunga. turabibona mu gitondo tu. Niho tugenda turagera.